bikora ibintu ntazi n'izina ry'Imana, ugasanga nk'umuntu afite inda imuruta, ariko ugasanga nicyo kintu kimutunze muri iyi si. Ngende nibaza abantu ngo bafite ubwiza, ugasanga bari kubutwarana ibishingwe, ugasanga umukobwa ni mwiza, ateye neza, afite amataye bro, ariko ugasanga ayo mataye yiwe ntago ari kuyakoresha ngo ayabyaze umusaruro. Ndaguha urugero rw'abantu bagiye kuri iyi mihanda bafite ubwo bwiza, bafite igikundiro, ibyo bintu bikabahiriza amafaranga. Uwo muntu wa mbere murabazi, abamisi bagiye batubera abamisi mu Rwanda, Miss Jolly, Miss n'abandi bagiye batandukana, n'abamisi benshi muzi bari ku mihanda. Bari gucuruza iki? Bari gucururiza ubwiza bwabo. Hari abandi twagiye tubona bafite amasura, ntavuga ko ari mabi, ariko nyine amasura adasamaje, adacuruza. Turaza kwifashisha umugabo Nzovu. Nzovu urumva ufashe Miss Naomi ba Jolly ukabagereranya na Nzovu, ni abantu batandukanye. Ariko bino bintu kugira ngo uzabigemo neza bisaba kumara amazi. Niba uri igicucu ukigira igicucu, niba wigira indaya ukigira indaya, niba wigira igisambo ukigira igisambo, nimba wiyita n'umutinganyi. Hari abajamo benshi nzi biyita abatinganyi atari bo, kugira ngo babakurikirane kuri zino mbuga zacu, cyane cyane hano kuri YouTube na Instagram. Cyane cyane ko twaje kuvumbura ko abatinganyi ngo burya ari ukuntu ngo ziriya leta z'i Burayi na Amerika zijya zigera zikabajugunyira udufaranga. Ariko se ayo mafaranga uje ugafungura agacano ukaba mu content creator, urumva kejo n'ejo bundi wabona bikunze ibyo bintu wabyihoreka atari ibyawe papa, ni iby'abazungu pe, ni iby'abazungu. Hari undi mugabo nyine ntago ari mubi, ariko none nagashamaje, afite ingusura nk'uru Rwanda. Gasuku nyiribondo ryiwe, uriya mugabo bavuga ngo ni umwami w'abagore. Urabona ibonda ahagaze, urabona inda afite kabisa, uriya muzenguruko ifite. Ibaze ko aricyo kintu akora, ugasanga ari gukora content, ari kurya inda yiwe n'uko angana n'uko asa, ugasanga biracuruje. Papa wanjye nawe ukambwira ngo urangije kwiga, uracyari umunyeshuri, ngo utegereje ngo uzabona ngakazi, ngo uzicara ngo muri biro ngo uzakora. Aha papa, byashoboka ariko biragoye. Amahirwe ndi kubiha ni 0% cyangwa se 1%, naguciye intege. Ariko abahungu bari gusarura icyo bita akavagari k'amafaranga ahangaha kuri zino mbuga nkoranyambaga. Papa wanjye fata umwanzuro, uvuga uti jyewe ngiye kwitereka telefone y'ibihumbi 100 byawe cyangwa 10, si bindeba, ariko uze ugaragaza ikintu ushoboye. Ibyo bintu nuramuka ubikoze ukabikora neza ubikunze, ibintu byawe bizakunda, ibintu bizakora. Nahoze ndeba ikiganiro cya iShow Speed avuga ko ngo yatangiye gustreaminga cyangwa se gukora live afite imyaka 15. Ugasanga live yiwe ejo abantu 2. Uyu munsi wa none ushobora gukora live ntigireho n'umuntu n'umwizana, ariko ntiwibaze ko Speed yakoze live ya mbere batari bwagire na population ifite internet ku rwego nk'urw'ubu ngubu. Ubu mu Rwanda ari amahirwe menshi yo kuba wakora ikintu cyiza ugahita umenyekana cyane mu gihugu, channel yawe ikazamuka, cyangwa se urundi rubuga ushaka kuzamura rukazamuka. Urugero
sigaye mbona nta muntu utagifite smartphone. Biroroshye rero cyane kuba twabigeraho. Ureke dufatanye mani tuve mu byo turimo. Ubwo usanga umuntu ni umukobwa mwiza, yakina filimi nziza, afite ibikoresho byose, afite ubushobozi, yewe ashobora no kuba yajya n'ahantu bari gukora casting bakaba banamufata, ariko ugasanga ari kwitinya. Hasi ibyo bintu bishatse kuvuga iki papa wanjye? Uri umusore mwiza cyangwa se udasamaje, ariko uko uteyemo byonyine bishobora kuba byasetsa abantu. Hano kuri zino mbuga ni ukuza abantu bakisekera bikaba birabaye. Waje tugakorera amafaranga, ushaka waza tugakorera amafaranga, nta kindi kintu tuba turi gukora. Ugasanga abantu, njya mbona abantu bakoze content ugasanga ni umujama ariko yisize imbyiro, yisize ibintu mu maso, ni ibiki kugira ngo arebe ko byakunda. Ufite isura nziza niyo bakunda. Waje ugakorera amafaranga. Ahantu hariho amafaranga papa, hariho ibiceri kabisa. Kuri subscribe, like ndetse na comment. Twibanire 5 kuri 5. Bayi ndabakunda. Ni njyewe Tsinda.